Intego ni ugukuza abana badafite ibikomere nk'ibyo twakuranye nabyo, badafite imico nk'iyo twakuranye nayo, kugira ngo abana bacu bakure bafite ikinyabupfura, bafite uburere, bashyitse, basobanutse kuturusha. Hi my lovelies, ndakwakiriye. Nimba uri mushyashya aha ngaha nitwa Sandrine, amazina nitwa Sandrine. Welcome back to another episode of I Learn You Learn We Grow Together. Uyu munsi turacyakomeje cya gitabo cyacu cy'ababyeyi cy'uburyo bwo kurera abana. Nimba ari ubwa mbere uje aha ngaha, nakoze episodes nyinshi ngira ngo tugeze ku itegeko rya 65 niba ntibeshye. So ushaka gusubira inyuma ukajya kureba video za mbere, twavuze ibintu byinshi bitandukanye, and yeah, we are changing, we are transforming lives here, okay? Turi guhinduka gake gake kandi ibintu byose bimeze neza. Itegeko rikurikiyeho riravuga ngo ntukagire umwana ugaragaza ko ukunda kurusha abandi. Dufite ababyeyi bagaragaza ko hari umwana witwara neza kurusha abandi, ko umwana mukunda cyane, wenda bitewe n'icyo umwana akora cyangwa se bitewe n'imiterere yiwe. Ugasanga wenda umwana n'umuhanga ku ishuri, wenda akina football neza, cyangwa se niba ufite amafaranga menshi, cyangwa se afite akantu gatandukanye n'abandi bantu, ugasanga bamwereka urukundo rwinshi, abandi bana bo ntibabereke urukundo rungana. Ibyo bintu bikuza ishyari hagati y'abana bawe, ntabwo ari byiza. Nk'umubyeyi ugomba kubalansinga, ukereka abana bose ko ari bamwe, ukerekana ko yego uyu nguyu ukamushimira, ariko nk'uko nagiye mbivuga muri video zatambutse mu yandi mategeko twagiye tubona yuko umwana wese aba afite ikintu cyiza muri we ushobora kumushimira, kandi ko umwana uko umushimiye cyane ariko ashaka gukora byinshi bizatuma umushima, okay? Itegeko rikurikiyeho riravuga ngo abana bagomba kwivanga n'ababyeyi babo mu buryo buri balanced. Hari ukuntu ngo abana nka batoya banyuma cyangwa se abo hagati usanga badafite umubano uri hafi n'ababyeyi babo, kubera ko ababyeyi akenshi bakunze kwita ku mfura no kuri babucura, ugasanga abana bo hagati bameze nk'ababurizwamo. Ugomba gushaka uburyo abana ubavangavanga. Uyu munsi bano babiri bakaba bari kumwe na papa wabo, bano babiri bandi bakaba bari kumwe na mama wabo, mugashaka uburyo mwivangavanga uko mukomeza mukorana, muvugana, mukora mushaka activity mukorana, niko umubano wanyu ugenda ukura, mugenda mushaka uburyo muganira, mugakura mukundana, muhuza, hari ukuntu muhuza hagati yanyu. Cyane cyane imiryango ibamo nk'aba step sisters, aba step brothers, cyangwa se aba step parents, aho wenda usanga umuntu akuzwa na mukase cyangwa se n'umugabo wa mama we, cyangwa se harimo abana badahuje ababyeyi bombi. Hagomba kuba hari uburyo mukoranamo bya hafi ku buryo umubano wanyu wiyongera, okay? Tugeze ku mategeko y'ishuri. Itegeko rya mbere mu mategeko y'ishuri ravuga ngo ishuri riha umwana wawe ubumenyi, ariko ni wowe umurera. Mujya mubibona ko kuri za babyeyi bakunze kuvuga ngo babyeyi dufatanije kurera. Dufite ababyeyi baterereye ibintu byose ishuri, bumva ko ku ishuri ariho umwana agomba kwigira imico, aho agomba kwigira ubumenyi, ishuri ryo rigomba kumurema, ugasanga we yatereye iyo ngiyo. Ntabwo ari benshi njyewe nzi, ariko nabo ndabazi. Ni ngombwa ko umenya ko ishuri riha umwana ubumenyi bwo mu mutwe, uko wenda ikirere gikora, imibare, ibiki, ariko ntabwo ishuri rishaka kurema umwana ngo rimwigishe imico myiza, rimwigishe uburere, rimwigishe kwihagararaho, rimwigishe gukomera, rimwigishe gukora. Ishuri riri limited. Ishuri ntabwo ryigisha umwana ibintu byose. Ni ikintu cy'ingenzi ko wunganira ishuri, n'ishuri naryo rikakunganira. Niho umumaro w'ishuri no mu rugo, okay? Itegeko rikurikiyeho riravuga ngo ishuri ni package imwe, nawe urayunganira. Rijya gusa n'iryo nayimaze kuvuga, ariko muri ubu buryo ni uburyo bwo gupushinga umwana wawe. Hari ukuntu umwana bashaka nko kumuha homework agataha yinuba, agataha yivovota, agataha avuga ukuntu amaye ibintu byinshi byo gukora. Ni wowe ugomba kumutera imbaraga, ukamwereka ko agomba gukora, ukamwereka ko atagomba kugivinga up, ukamwunganira ariko mu bintu by'ishuri. Nuvuga ngo ku ishuri bashaka kumuha homework, yagera mu rugo ugasanga ibyo bamwigishije ntabyo azi. Impamvu nuko mu ishuri barimo abana benshi, rimwe na rimwe umwana ararangara, rimwe na rimwe umwana bari gusakuza. Ni ngombwa ko umufasha ukamwunganira muri homework, ukareba ibyo bamuhaye, yacika intege ukamupushinga, ukamwigisha aho we atabyumvishije. Ishuri ni package imwe, ariko nawe uraryunganira mu buryo bw'ubumenyi. Point ikurikira iravuga ngo ujye urwanirira umwana wawe ku ishuri. Hari ibintu tworoshya nk'ababyeyi, kuko twe tuba dukuze, dufite ibintu byinshi cyane twaciyemo, ukumva nyine wabyihangana. Tuvugana nk'umwarimu wanga umwana wawe, umwana akavuga ati ku ishuri mfite umwarimu nyanga, mfata gutya. Njye nabyibuka cyane niga mu wa 4 primaire, hari umwarimu sinshaka kumwibagirwa,
ako gute nibagiwe izina rye we yari afite kino gikumwe kinini gutya ambabaje kuba mwarimu naribagiwe izina rye uwo mwarimu yarankubitaga Yesu we yaranyangaga wagira ngo hari ikintu twapfaga yarankubitaga agashaka no kunyica agashaka no kumbaga nkajya mu rugo nkabivuga ariko nkabona ntabwo babyitayeho umwana ujya umurwanirira wowe ushaka kwihanganira abantu bakubangamira ushaka kwihanganira abantu bagutuka ushaka kwihanganira abantu bakwanga bitewe n'uko uri umuntu mukuru mu kazi uhura nabyo warakuze hari uburyo uri trained mu buryo bukomeye ubasha kubana n'abantu babi ariko ku mwana ntabwo ibyo naba bimenyereye ni ngombwa ko umurwanirira ukabona ibintu muri perspective yiwe ukabibona mu buryo bw'ubwana ntubibone mu buryo bwawe ngese ko nabyihanganira nawe genda ubyihanganire ihangane hoya ni ngombwa kuhaguruka ukajya kurwanirira umwana wawe okay kunyuzurwa ni ikintu ugomba gufata serious niyo point ikurikiraho abana baranyuzurwa ku ishuri barananinyuzurana ni ibintu bisanzwe ariko iyo kunyuzurwa bibangamiye umwana we ku buryo ataha akabikubwira nuko ari ibintu biba byamubabaje nuko ari ibintu biba byamukomerekeje nawe ntabwo aba ayoboye yuko abana mu busanzwe banyuzurana ariko iyo ageze igihe cyo kubikubwira akakwereka ko bimubabaje nuko we muri aba yifashe serious wowe niyo waba wumva ari ikintu cyoroheje nk'uko maze kubivuga ko tutarebera abana bacu mu buryo twebwe ibintu tubibonamo ni ngombwa ko umwana nakwereka ko umwana umunyuzura ku ishuri cyangwa se umwana umunyuzura ku ishuri amubabaza nawe uhaguruka ukajya kureba icyo kibazo ukagikurikirana okay ntagomba gufata kunyuzurwa nk'akantu koroshye kandi ubona umwana wawe yabifashe nk'ikintu gikomeye okay ikindi irindi tegeko ribukurikiraho riravuga ngo umwana ujye umwigisha kwirwanirira yes ntabwo umwana we muzabana igihe cyose ni ngombwa ko akiri muto utangira kumwigisha kwirwanirira nkiri kuri iyo point yo kunyuzurwa abana ku ishuri baranyuzurana ni ngombwa ko wigisha umwana wawe uburyo bwo kwirwanirira ntabwo ndi kuvuga ngo abakubita ingumi nibamukubita basubize ariko muri kino gitabo Richard Templar yatugira inama ko ngo buriya hari imbaraga mu kureba umuntu ukamuhangara ukamureba straight eye contacting umwana ukagomba kumwigisha ko agomba kureba umuntu straight mu maso uri kumunyuzura kandi akamurebana igitsuri umwana agomba kumwigisha kuvuga akabwira umuntu ati no ibyo ntabwo uri bubikore kandi uwo muntu akamenya ko ibyo bintu bitagomba gukorwa yarengera akamukubita akamenya ko ari bumurege yamurega abarimu ntibagire icyo babikoraho akaza akabikubwira wowe ugahaguruka ukajya kugira icyo ubikoraho umwana ugomba kumwigisha kwirwana ariko butari mu buryo buri aggressive bwo guhangana ngo arwane ahubwo mu buryo butuje bwo kunyuza ibintu mu mucyo kandi akabona ubutabera akwiriye hari imbaraga mu guhaguruka ukarebana n'umuntu mu maso uri kunyuzura kandi yanavuze ko ngo ushobora no kumwigisha uburyo bwo kureba mu maso umuntu uri kumunyuzura akahita avuga ikindi kintu cyo kudivatinga topic kugira ngo tuvugane nk'umwana ufite ubumuga cyangwa se wenda umwana wa nyamweru cyangwa se ufite ikintu gituma abana bamunyuzura ngo umwigisha kwigira icyizere ku buryo abandi bana batabona ko icyo kintu bashaka kumunyuzamo wagifitemo complex wari wabona nk'umuntu ufite ibihanga ariko wisekera mwese murabimenyera kumva ni ibintu bisanzwe umwana wawe niba afite defect ku mubiri cyangwa se afite ikintu wenda ku mubiri gituma abantu bamunyuzura ugomba kumwigisha kugikunda no kuba confident yacyo kugira ngo abana batagikoresha bamunyuzura iyo babonye nawe atagikunze atifitiye icyizere babyuririraho bakamunyuzura mwigishe kuba confident hakiri kare okay itegeko rikurikira rivuga ngo inshuti z'umwana wawe udakunda ntukazirukane cyangwa se ngo umwereke ko utazikunda impamvu ni iyi twese ugira inshuti ushaka kuvuga uti izi nshuti ni nziza izi nshuti ni mbi ababyeyi bakunze kutugira inama iriya nshuti yireke izakwangiza reba ukuntu ibayeho reba ukuntu imeze nimba umwana wawe bimubwiye kabiri gatatu ukabona aracyanambye kuri uwo mwana ntakaze mu rugo ngo umwereke agasuzuguro umwereke ko umwanze ngo umwirukane umutumure umubwire nabi ni byiza ko inshuti z'umwana wawe udakunda nazo uzihanganira kubera impamvu ngiye kuvuga icya mbere umwana wawe arabibona ko nyine wakira abantu nawe akura ari umuntu uzi ko agomba kwakira abantu uko bari icya kabiri Richard Templar yavuze ngo ushakura umwana w'inshuti y'umwana wawe sibyo bana tuvuge ngo nk'ibimogi w'ikirara ukamwanga kubera ko wenda wumva ko azabyigisha umwana wawe ariko hakaba hari karite zo muri uwo mwana wawe utazi umwana wawe azi ugasanga yenda nko ku ishuri iyo anyuzurwa uwo mwana niwe umurwanirira ugasanga ku ishuri yahuye n'ibibazo niwe umwitambikira akamugira inama akamurwanirira ahubwo uyobora umwana wawe gake gake ukamubwira uti iriya nshuti yawe ndabibona ko uyikunda ko ari umushuti wawe ariko ujye witonda biriya bintu by'ibiyobyabwenge anywa ntabwo ari byiza nibikugeraho bizakwangiza
gake muri kindness, mu buryo bw'ubugwaneza, ukagenda umugarura gake bishakura. Natwe dufite inshuti zifite imico mibi kandi ntabwo bivuga ko dukora nk'ibyabo, ariko byose bisaba guidance na support y'umubyeyi. Okay, itegeko rikurikiyeho riravuga ngo ugiye ukakura umubyeyi wabo ntabwo uri teacher wabo. Hano muri iri tegeko Richard Temple yatanze urugero rw'umubyeyi ngo azi ngo wize cyane, yarize ngo afite masters n'ibiki. None abana bakajya ku ishuri bakiga, banataha no muri weekend umubyeyi agakomeza babwira iby'amashuri, komeza bigisha, agafata weekend cya kabiri cya weekend yose ari kubigisha, akabwira ukuntu education ari ikintu gikomeye. Itegeko rikurikiyeho riravuga ngo uri umubyeyi ntabwo uri teacher w'abana bawe. Muri iyi point Richard Temple yatanze urugero rw'umubyazi wize cyane w'intiti wari ufite abana rero bakajya ku ishuri, bataha na nimugoroba ugasanga ari kubabwira iby'ishuri, ari kubigisha imibare, weekend yose akayimara bigisha siyanse, weekend yose akayimara bigisha ibiki. No, ishuri rirananiza nk'uko akazi kananiza. Wowe iyo utashye ugeze mu rugo, wowe wumva ushaka ko wakomeza kuvuga akazi cyangwa ushaka kuruhuka, ugakaraba, ukareba televiziyo ukaruhuka. Abana nabo ishuri rirabarushye, iyo bageze mu rugo baba baje kurelaxinga, bashaka gukora homework, ariko ntabwo ari ngombwa ko no muri weekend ukomeza uvuga iby'amashuri. Bareke barelaxinge, bakine, mushake ibyo mukora, mujye out, mwishimane. Ibyo komeza uvuga amashuri, ako ni akazi k'abarimu babo. Iyo bagiye ku ishuri, abarimu ni akazi kabo kubigisha. Wowe ushaka kubunganira nk'uko navuze kare, ariko ntabwo ari ngombwa gukomeza uvuga ibintu by'ishuri ubigumaho. Okay, itegeko ngiye gusoreza uyu munsi riravuga ngo ntukaborohere mu bihe bigoye. Ugasanga umwana arwaye inkorora, akagripe, oya ntujye ku ishuri. Umwana arwaye akagripe, uri kumva mu nda hatameze neza, guma mu rugo. Oya, yavuze ko muri iyi si turimo mu kazi hari abantu usanga bagorana. Ugasanga akantu gatoya ntabwo ndi buze ku kazi, akantu gatoya akabara amagaye ntabwo ndi buze, nzaza icyumweru gitaha, mu nda hari kundya. Umutwarisha akabafashe konji y'amezi 3. Ibyo bintu aba yarabivanye mu bwana bwe, aba yarigishijwe icyo twita umuteto, ubutesi. Aba yarigishijwe ko niyo akantu kaba katameze neza na gatoya, akazi ntabwo gashoboka. Aba yarigishijwe ko ibintu byose ntabwo meze neza, mfite stress, stress gatoya, mentally unstable, oh my god, I'm so stressed, I can't concentrate. Ugasanga afite impamvu ahora arema zitarangira zo kwicara mu rugo kugira ngo atajya mu kazi. Bitangira mu bwana, umwana yamwigishije ko agomba kubyuka akagenda, akajya mu kazi, akajya ku ishuri, kereka byakomeye hahandi yarembye nyine umuriro wa murenzi. Ariko ntabwo utuntu duto ugomba gutwuririraho ngo umuhereze impamvu yo kudakora ibyo agomba gukora. Thank you so much. Ndasoreza ahangaha. Nimba mu byo mvuga bigufitiye akamaro, please and please subscribe. No support yonyine watwereka. Ushaka kwisangiza ku mubyeyi we iyi video, ushaka kwisangiza umubyeyi wese wenda ushaka kubyumva, umva akeneye kumenya buno bumenyi. Igitabo turakigerereje, ajya bavuga ngo kiyese. Igitabo turakigerereje, turenda kukirangiza, and more are coming. Thank you so much. Bye.